Mana nziza dusenga ujye uturengera. Tugenda buri munsi mu muhanda dukora ibikorwa byacu bya buri munsi dushaka amafaranga, ariko urupfu rwo rurababaje ruteye n'agahinda. Twumvisha inkuru nyinshi zidukora ku mutima, ariko urupfu rwo rurababaje pe. Nabaho nanjye ibi birandenze. Umuntu apfiriye mu mujyi rwagati imbere y'amaso y'abantu. Harya ngo hari uwiyahuriye kwa Makuza. Nubwo bibabaje si ukumushinyagurira, ariko byabe nabyo. Numvishe benshi bapfuye ndihangana nk'uko nawe byakubayeho, ariko ibi byo birarenze, biteye ikiniga n'agahinda. Byababaza uwo ari we wese n'uwiyita ko atagira umutima, byamukora ku mutima, byamubabaza. Umusore w'imyaka 30 iyaba ari no gupfa bisanzwe. Birababaje n'ukuri. Urupfu hawe nayo Martin apfuye. Ibi n'agahinda gakomeye. Basi reka nkwibutse ko yari Code TV. Reka nkwibutse ko ari byiza kuba warakoze subscribe. Reka nkwibutse ko n'ubundi bidasaba amafaranga, ubutunzi cyangwa gukora mu mufuka kugira ngo ukore subscribe. No kureba handitse subscribe mu ibara ritukura ukahakora, ukabona kandi kantu kameze nk'inzogera nako kagakora aho dukomeze, kugira ngo tujye dukomeza tubane mu nkuru zacu za buri munsi. Kaye ni by'agaciro kuba warabikoze, ariko ngushimiye ko ugiye no kubikora. Uhawe nayo Martin yarari mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko. Yahanutse mu igorofa rya 4 ku nyubako iri mu mujyi rwagati. Yahakoraga iki? Uyu musore yarasanzwe akora isuku, guhanagura ibirahure, guhanagura inyubako ndende. Yakoraga aha hantu rero yarahamaze igihe kitagera no ku kwezi. Yari umukozi mushyashya mu nyubako yitwa Ndaru Arcade 1 iherereye hano muri quartier Mateus muri Kigali. Mu masaha ya saa 5 kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 Nyakanga 2020 nibwo inkuru yasakaye ku muntu ahanutse mu nyubako yitwa Ndaru Arcade 1 iherereye hano muri quartier Mateus muri Kigali. Abari bahari batanze ubuhamya butandukanye. Bavuze uko babibonye umuntu amanuka, bavuze uko babonye umuntu asamba. Umvisha induru yavuzaga ari kumanuka. Byari agahinda ku mugenzi n'umuhisi wese wabibonaga. Byari bibabaje pe. Kari agahinda. Uyu mugabo wakoraga isuku yaguye hasi ubwo yaragiye guhanagura ikirahure kiri mu igorofa rya nyuma ry'iyi nyubako. Bitewe no kuba icyo kirahure ari icya plastike, cyatobotse ahita amanuka yitura hasi arapfa. Bibaze nyine nawe umuntu uri hejuru muri etage ya 4 ari guhanagura, hanyuma ikirahure cya plastike kiratoboka, amanukana n'indobo yari afite, rakrete n'amazi byose. Abari bahari yakubise isura hasi mu maso nyine hano imbere ko turebesha amaso n'amazuru n'ibyabanje hasi. Yamanutse avuza induru, yamanutse ari gutakamba avuza induru, abantu baza guhurura. Hanyuma akimara kugwa yasambye, hari ababibonaga, hari uwatanze ubuhamya namukozeho. Hanyuma bagerageza guhamagara polisi ngo izitabare, gusa ntibyakunze, batinzemo gakeya basanga umuntu yitabye Imana. Ahantu hari umusore wundi usanzwe uhakora, yaramaze kuhamenyera, we yaraza hakandagira kuko ku birahure munsi harimo ituntu dusa nk'utwuma tubifashe. Yaramaze kubimenyera, we yarabizi nta kibazo. Hanyuma undi yari mushyashya, nibwo yarabonye akazi, yarataramara no kwezi kwa mbere. Arakandagira nyine arahusha, aramanuka yitura hasi. Nguko kuhawe nayo Martin apfuye mu byishimo byo kuba yarabonye akazi. Ariko abantu benshi bitewe n'ubwoba tugira, hari abantu batinya kujya ahantu harehare. Si bose bagera aho ngaho ngo bahahagarare. Byonyine
ibaze iyo uri hejuru muri metero imwe kuntu ubona hasi hangana, ibaze nyine kumanuka uva muri etaje ya 4. Birababaje cyane n'ukuri, ni inkuru y'agahinda ibabaje. Uru ni urupfu rudasanzwe. Mukeshimana Rachel yabibonaga n'amaso ye, yavuze ko umukoresha we yamubwiye ngo yurire ajye gukora isuku ku kirahure, ariko kubera atarabimenyereye agakandagira nabi agahubuka. Nshuti mukurikira Kodu TV, iyi nkuru irababaje, ariko nanone ntibyatubuza gukomeza ubundi buzima no gukomeza twitwararika. Wenda basi tuzapfa accident, ariko turi guhangana na covid. Nshuti zanjye munkurikira, reka iki cyorezo tukirwanye. Ntaba ninjye wanduza abandi, ntaba ari nanjye wandura mbere. Igihugu ni icyacu, urubyiruko tugomba gukora igikwiye. Hanyuma byinshi kuri uru ruvu murakomeza mu bikurikira hano, kuko ni inkuru ibabaje. Mugomba kumenya ibyayo kugeza ku munsi w'ishyingurwa. Byambabaje kandi byankoze ku mutima. Uri kubyumva nk'inkuru ariko iyo uza kuba uhibereye, amarira ya Mukeshimana n'ubwoba n'ubu afite, uko yabonye umuntu ahanuka avuza induru, uko yasambye amubona, uko yagiye kumukoraho ngo arebe ko ari muzima, n'ukuri byari agahinda n'akababaro. N'ubiracyari amarira ku wabibonesheje amaso ye. Iyi si tuyibemo nk'abagenzi, kuko urupfu turagendana. Buri ntambwe yacu iba yuzuye ubuzima n'urupfu. Basi komeza ujye ukurikira Kodu TV umenye byinshi biri kuba hano hanze. Haniho honyine wasanga amakuru agezweho kandi buri kanya. Ushimiye kuba wankurikiye, n'ukuri ngushimiye kuba ukurikira Kodu TV. Warakoze cyane, Imana ibarinde.